ngiye kuvuga mbwira abanyarwanda abanyarwandakazi dusangiye gupfa no gukira. Tumaze igihe kirekire tuvuga tugatabaza ababyeyi b'abandi bakavuga ngo baratwumva ariko baduhema, ariko sinzi nizima baduhema cyangwa se bahema abatuma tuvuga. Uyu munsi wari uw'igisubizo ku banyarwanda benshi bari biteze. Icyagaragaye nuko urwishe yanka ruracyayirimo, ibyo bakoreye abanyarwanda baracicira bararimbuka. Iki gitabo cya Noheli ntacyo mfite hano kirabivuga, twarapfuye turapfusha kugeza umunsi turacyapfa kubera inyungu z'agatsiko n'abazungu. Uyu munsi barongeye baje gushinga icumu mu Rwanda kugira ngo bongere barishinga abanyarwanda, barishinge n'abaturanyi hirya no hino. Mwabonye ko nta nigeza akopfora ku kintu cy'umunyarwanda uri muri gereza, ari uwapfuye ari uwabura ibirengero, bari ku nyungu zabo zinda zabo bwite. Nta munyarwanda bigeze agaragaramo, mu gihe twese twari tuzi neza ko twiteze ibitangaza. Ibyo twavuze byose bikakajya ku karubanda, ntabwo twavunikiye ubusa. Ngewe icyo nicyo mpagaze. Ariko umunyarwanda wese uzi ko azagukirwa n'agatsiko, yaba aba FPR yaba n'abayobozi b'agatsiko, nta bihari. Igihe cyose mudahagurutse ngo mugaragaze ukuri munaguharanira, muzashirira ku icumu. Icyo nicyo nagira ngo mbabwire. Muhaguruke rero, mukanguke, harakeye, muharanire uburenganzira bwanyu. Umuzungu agiye kurya bicayemo, shiku none bigiye gushyigikirwa n'undi yari hari inshuro 50. Abafungwa bagiye gufungwa, abapfa bagiye gupfa, abanyuruzwa bagiye kunyuruzwa, ababoherwa inyuma bagiye kuboherwa inyuma. Ufite iyi ni uburenganzira baramuhaye ngo n'ubundi bukomereza. Kubera iki? Komereza aho wari ugejeje, kuko n'ubundi nibo bari barabibaye. Gusa nagira ngo mbakangure mbabwire ngo umubyeyi nahaguruke, umugabo ahaguruke, umwana ahaguruke, murwanire uburenganzira, mwime igihugu abanyarwanda, mukirwanire mu gipfire, mwange kubaho mutariho, n'ubundi mwarapfuye. Kandi gupfa ni rimwe, nta upfa kabiri. Abagabo bari ku rugamba barurwanira, nabibonye muri Kongo. Muharanire kurwanira urugamba, nimunapfa mubwire abandi banyu bazakomeza urugamba kugira ngo igihugu kibashe kubohora. Uyu munsi twerekaga abanyarwanda n'isi muri rusange ko u Rwanda n'abanyarwanda dufite akaga katutegereje, turimo gukururirwa n'agatsiko ka FPR. Agatsiko ka FPR rero kakaba karamaze kwimika ikinyoma, kakagenda gakurura buri hose, gafataho agatanyu. Ubu ngubu kakaba karimo kwemera kurya akaribwa n'akataribwa. Reka ndangirize kuri aka ka histoire k'umuntu wampamagaye tugishyiraho iyi guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro. Arambwira ati reka nkubaze, kandi ni umuntu ujijukiye n'ibintu bya politike. Ati ngewe mfite impungenge. Nise impungenge ufite nizihe? Ati nagira ngo urebe ukuntu FPR yemeye ibintu byose bampatse ibihugu bayitegekaga igitera u Rwanda muri za 90 kugira ngo bayihe ubutegetsi. Yemera ibishoboka n'ibidashoboka, itanga ibitambo aho abanyarwanda, irica, yemera ko izatera Kongo, yemera umuntu wese, mbese itanga n'ibyayo byose kugira ngo byanze bikunze zahagarare ku ntebe y'ubutegetsi. Rero mfite ikibazo, mwebwe ni iki kitubwira ko mutazajya namwe kudutanga, mugatanga u Rwanda, mugatanga n'abanyarwanda, mugatanga n'ibyo byose kugira ngo namwe mwicare kuri buriya butegetsi? Cyari ikibazo gikomeye mu by'ukuri, gikakaye rwose, ntugire ngo kugisubiza byari binyoroheye, ariko namuhaye ibisubizo bibiri kandi yaranyuzwe. Icya mbere naramubwiye nti FPR wibuka uko yateye imeze. FPR yateye ari nkene. Kuba nkene mvuga niki? Kuba nkene nuko FPR yateye 10 wenda cyangwa nka 5% nabyo bitageraho
by'abanyarwanda ari bo bayizi, bashobora no kuba bavuga bati twayipfira bibaye ngombwa cyangwa twayishyigikira. Ni ukuvuga ko abandi bari basigaye nka 98% mu Rwanda ntabwo biyumvagamo FPR. Ikibazo gikomeye rero kuko yararebaga ikavuga iti kugira ngo tuzagere kuri uriya butegetsi, ureba ukuntu tungana, abantu badadushyigikiye, nta muntu twumva, ni ngombwa ko twemera tugatangaho ibitambo iriya 99 cyangwa 98 isigaye kugira ngo tubone ubutegetsi. Aho ngaho numva tubyumvikanaho. Icyo ni kimwe. Ni ukuvuga ko imbaraga FPR iyo yavugaga ifite ntazo yari ifite, yazihawe n'abo bamatsi ibihugu kubera ko abanyarwanda batayiyumvagamo. Niyo mpamvu yemeye ko bamatsi ibihugu bayifata bakayikoresha ibyo bashatse byose. Tugarutse kuri guverinoma rero, twebwe c'est le contraire. Ni ukuvuga ngo twe turakora uko dushoboye kose kugira ngo tube adversaire de taille wa FPR ariko ukunzwe n'abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo abazungu niba tujya kuneguse kuko uko byagenda kose ntabwo wajya ibintu bivugisha ukuri, ntabwo ari nibanga, ntabwo ushobora kuzajya gufata ubutegetsi hariya utabanje kugirana negociation n'abari abantu mureba bice hariya. Iriya myanya mureba yice hariya ntushaka kuzabona umwanya utabanje kuganira nabo. Kuganira nabo rero nukuye, nuko nawe ugenda ufite imbaraga ubabwira uti mubyemere cyangwa mubwireke. Ko n'ugenda udafite 98% y'abaturage bakuri inyuma bagushyigikiye, bazagutegeka ibyo bashaka. Niyo mpamvu ugomba kubanza kumobiriza abaturage bakabanza bimwe twita kunukirwa na FPR, bakabanza bakanukirwa na FPR, hanyuma bamara kunukirwa na FPR ukabona ukabwira abazungu icyo wifuza. Nuko nguko revolution igomba gukorwa. Niyo mpamvu turindiriye ngo abaturage babanze banukirwe na FPR. Banukirwe na FPR n'ibyiko. Abaturage ubwabo bafata umwanzuro wo kuvuga bati mugomba guhangana na FPR. Ahasige tuzagenda tubwira abazungu tubabwire tuti murabizi n'ibindi, ubutegetsi bugomba guhinduka. Ibyo bo bifuza ntibazabidutegeka kuko tuzaba dufite ijwi ry'abaturi inyuma, power y'abaturage.